Twongeye kubashimira rero abakunzi ba Bwenge Media mudukurikirana nkuko mubibona hano. Umukunzi wacu yatubajije uburyo ki ibi bizamini bikorwa cyangwa se bitegurwa, cyane cyane ibizamini bishobora gutegurwa n'inzego zitandukanye ndetse n'abarimu batandukanye. Iyi video rero niba uri umunyeshuri wa secondaire iragufasha, niba uri umunyeshuri wa kaminuza nabwo iragufasha, niba ufite umwana wiga either primaire cyangwa se secondaire, iyi video ishobora kukungura ubwenge bw'uburyo ki ushobora gufasha umwana wawe ndetse n'undi muntu wese gutsinda ibizamini bitandukanye, yitoza gusubiza ibizamini biri muri ubu buryo bugezweho bwo kubaza abanyeshuri. Ngewe rero mugiye kubana nitwa Leonard kuri Bwenge Media, tubahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere utugezeho rero kora subscribe kandi no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu ujye bikurikirana mu ba mbere. Mwebwe rero dusanganywe muri abantu b'agaciro, tubahaye ikaze nanone kuri Bwenge Media. Twibutse ko iyi video ushobora kuyisangiza abandi bose uzi barebwa n'iyi video cyangwa se yabafasha, cyane cyane abanyeshuri baba muri kaminuza, abanyeshuri bo muri secondaire ndetse na primaire. Iyi video rero tugiye kurebera hamwe nkuko nabibabwiye uburyo ki ibi bizamini ushobora kwikorera wowe ubwawe ibizamini by'isomo runaka ndetse ukabona n'ibisubizo byabyo mu buryo bworoshye. Tugiye gukoresha rero telefone yacu yonyine ndetse na internet, birahagije. Ahangaha turagenda tujye muri ChatGPT. Niba udafite ChatGPT muri telefone yawe, urabanza udownloading iyi ChatGPT. Ifite logo imeze uko. Downloading uyishyire muri telefone yawe. Kudownloading urajya muri Play Store bisanzwe, wandikemo ChatGPT ukandi download ibe install muri telefone yawe. Numara kubona rero iyi application, ikindi uri bukore uri bujye muri application. Iyi application ubwayo iravuga ngo what can I help you, what can I help you. Bagufasha iki? Bagufashe iki? Hano rero ugiye kwandikamo icyo ushaka. Ese ukeneye iki? Ukeneye ibizamini byo mu mwaka wa kangahe? Urayiha command. Mbibutse ko command ushobora gutanga command ni icyongereza bitewe nuko n'ibizamini n'ubundi byinshi biteguye mu cyongereza cyane cyane mu gihugu cyacu. Urayibwira nk'ibizamini byakozwe uyu mwaka n'ibizamini style iri gukorwamo, bizamini ibyinshi ni bya matching na multiple choice. Let us give task to this ChatGPT. Prepare multiple choice question. Uradetermininga isomo ni irihe. Niba umwana wawe yiga set, niba umwana wawe yiga mathematics, niba umwana wawe yiga geography, niba yiga economics, urashyiramo isomo ushaka. Multiple choice questions out of, ushyiramo n'amanota ushaka kugira ngo umenye size y'ibizamini cyangwa se ibibazo bago. Out of maybe 100 marks. Of which lesson of economics? That's economics. Multiple choice question and matching. Multiple choice question and matching. Kugira ngo babiduhe byose and of economics in secondary school.
school, maybe ushobora no kudetermininga Rwanda ni program, Rwandan program, and its marking guide. Ushyiraho na marking guide kugira ngo nibaguha ibibazo hasi uze kureba ngo ese wowe ubwawe ushobora gukora exercise ubwayo ukareba ese nibazo ni ibingibi, ibisubizo ni ibihe, and its marking guide. Okay, niturangiza turatanga command. Hano batangiye kutuzanira ibibazo bwabyo. Economics multiple choice questions or exam, secondary school Rwanda, total marks 100. The time also for exam is 30 minutes. Okay, economics is mainly concerned with the study of money only, how to make a profit, how to use scarce resources efficiently, producing as many goods as possible. Okay, ahangaha rero ni multiple choice questions. Urabona baduhaye ibibazo strictly, ibibazo biteguye neza kandi bizima. Which of these is not a part of the primary sector? Fishing, mining, farming, banking. That is multiple choice questions. Ahangaha rero bishobora kugufasha guperforminga national exam wowe ubwawe witeguriye ibibazo ubwawe, cyangwa se wafashije abana cyangwa se n'abandi bantu bose ushobora gufasha gutegura ibizamini bigiye bitandukanye. Nkuko tubibona hano rero bateguriye ibibazo rwose bihagije ubwabyo bijyanye na economics. Isomo ryose iryo ari ryo ryose ushobora kurishyiramo. Aho nashyize economics wahashyira set for primary school or senior 6 geography, senior 6 maybe GP and others. Then here we have a marking guide. Dushobora no kuverifya tukaba ese ibi bintu koko nibyo birahura cyangwa se iyi ChatGPT ishobora kutubeshya. Nukuvuga ngo hano muri marking guide baduhaye ku kibazo cya mbere baduhaye answer ni C. Let us check before. Kibazo cya mbere cyatubazaga ngo economics is mainly concerned with. Abasobanukiye n'ibya economy bahita bumva igisubizo cya nyacyo. Igisubizo ni uburyo dushobora gukoresha ibyo dufite byibanze bidahagije. Exactly ni igisubizo cya C. How to use the scarce resources efficiently. Nicyo economics ubwabyo igamije kutwigisha. Reka tu verify n'ibibazo wenda bindi. The payment of the use of the capital is called. Ikibazo cya gatandatu. Buri factor of production igira icyo bita payment. Nibo ukoresheje igishoro, nibo ukoresheje umukozi, nibo ukoresheje ubutaka, buri cyose kigira inyungu cyangwa se kirahembwa. Ahangaha rero batubwiraga the payment for the use of capital. Iyo utanze igishoro uba ugitegerejemo iki? Yihe reward y'igishoro? Ni yihe reward? Reward y'igishoro rero murayizi, iyo ushoye mu by'ukuri ubushaka iki? Ubushaka interest. That is very clear. Ukabonye ibibazo byawe n'ibisubizo ugafasha gutegura umwana wawe mu kizamini cya leta cyangwa se n'ahandi. Niba iyi video ubonye igufasha, dukorere kuri subscribe kandi share ukandi no kupazugira kugira ngo buri uko twaprotinze ibiganiro ujye ubibona mu bambere. Wowe rero wadukurikiye kugeza iyi video irangiye uruwagaciro. Icyo ubona twaza gusobanurira muri video itaha kitwandikiye muri commentaire kugira ngo tujye tugukorera video zishobora kugufasha mu buryo butandukanye. Ciao muri abagaciro.